izi modoka zazaga kuwa kabiri, kuwa kane no ku cyumweru. Nago abaturage bigeze babyitaho kubera yuko nago bari bazi ni ibiki biri kubera kwa Kazungu. Kazungu ni umuntu afite mu mutwe hajijutse, yaranize, azi neza ibyo akora, azi impamvu ari kwitanga, bira byose bifite impamvu. N'abantu bakomeye b'abanyamahanga bakoranaga nawe bamaze kuba bamenyekana. Ibi byose yamaze kuba abishyira hanze, yabivuze 100%. No kuvuga ngo akaba we yari igikoresho cyabo, baramukoreshaga nkaho ari igikoresho cyabo. Yes, nanjye kugusuhuza kandi nguhaye n'ikaze hano kuri Star Galaxy. Reka nizere ko umeze neza cyane aho uherereye uri kutwumva. Amakuru abari menshi cyane, amakuru aba yiriwe avuga. Uyu munsi rero nkuzaniye n'ubundi andi makuru utamenye kuri uyu mugabo w'umugome ruharwa, umugabo w'umwicanyi kabisa, Kazungu rero hari ibintu byinshi mutamenye, ariko inyamara biri kugenda bimenyekana muri iyi minsi. Arimo aragenda abivuga n'ubundi, dore yuko n'ubundi n'ibyari byamenyekanye ngira ngo mwamenye n'ubundi ni Kazungu wabyitangarije kabisa. Rero nyemerera rero nkwerekeze kuri ibyo ngibyo biri kuvugwa, turebere hamwe, tubisesengurane, turebe ukuntu bimeze. Ese kubera iki Kazungu n'ubundi amakuru yiwe ari we yitangiye kuri RIB ariko ntayatange yose, ubu ngubu akaba ari bwo n'ubundi arimo ayatanga? Wise wibaza ngo noneho yavuze iki, ni ibiki byamenyekanye kuri uyu mugabo Kazungu? Niyo mpamvu ngiye kugusaba ngo ntize umwanya wawe, ntize amatwi yawe, hanyuma tugaruke ku magambo nanone uno mugabo Kazungu yatangaje ubu ngubu. Nyita Kebris umugwaneza imfura y'u Rwanda, ni ngewe rero tugiye kubana, nyemerera tujyane. Icyo usabwa rero kugira ngo wenda ujye ubona ibiganiro byacu buri munsi, kora subscribe, hanyuma ujye ubona ibiganiro byacu buri munsi bijyaho hano kuri Star Galaxy TV, ujye ubona buri kimwe cyose kabisa. Rero reka tuhite twinjira kuri uyu mugabo Kazungu. Nyemerera dusubirize ibihe inyuma gatoya, twibuke ko uyu mugabo Kazungu niwe witangiye amakuru nk'uko twabimenye. Aravuga uti mfite abantu nishe, muze njye kubabereka. Ariko nanone nubwo yatanze aya makuru, akajya no kuhabereka bakabona abantu 12 bari mu cyobo yabashyinguragamo, akaza kongera kwivugira yuko hari abandi yatekaga mu nkono, hari abandi 2 yishe ariko bo batabonye kubera ko yabatetse mu nkono. Tukibaza duti abo bantu Kazungu bose yatetse mu nkono yarabariye kuva kurwara kugeza he, ku buryo nta kintu na kimwe babona? Ibyo nibyo nyine tuba twibaza. Kazungu niwe witangiye amakuru. Abantu benshi nakomeje kugenda mbona bavuga uti ese Kazungu ntabwo ari umusazi? Biriya akora ntabwo byaba bigaragaza ikibazo cy'ubusazi? Narabwiye ngo Kazungu ni umuntu uri serious. Nimba mubyibuka neza ku rukiko, Kazungu yavuze ko adashaka kuburanira mu ruhame kubera ko hari tekinike yakoresheje adashaka ko bagenzi biwe bakumva ngo bazazikoresha. Ibyo ngibyo narabibabwiye. Uyu mugabo ibyo akora arabizi neza, kubera yuko nimunareba amavideo wenda asohotse mu modoka yamuzanye ku rukiko, wabonaga ari umugabo udafite ikibazo na kimwe, yisekera. Ari nayo mpamvu yatumye uriya mubyeyi bivugwa ko ari mama wa Eric, umuhungu yishe, yakomeje kwitegereza ukuntu we abona nta kibazo afite n'uburemere bw'ibyaha aje kuburana, kwifata biranga, arahamuka araturikararira. Ngira ngo ibyo mwarabibonye. Icyo nje kubabwira rero cyamenyekanye kuri uyu mugabo Kazungu ntago ari ibyo ngibyo, kuko ibyo ngira ngo abenshi murabizi, mwarabimenye. Hari abantu bibajije bati ese Kazungu ntago yaba afite abantu bakorana?
banakomeye, ni ukuvuga ngo akaba we yari igikoresho cyabo, baramukoreshaga nk'aho ari igikoresho cyabo. Ibi ngibi rero nibyo byatumye dushaka kumenya amakuru menshi ajyanye n'ibi ngibi yimbitse kuri ibi. Icyo twamenye, uyu mugabo Kazungu hari bamwe mu bantu bakoranaga ariko atarashaka kuvuga amazina yabo, yewe bamwe muri abo bantu ni n'abanyamahanga bakoranaga nawe, bagafata bimwe mu bice by'umubiri yabaga yakase ku bantu yishe bakabitwara. Biravugwa ko ku munsi wo kuwa kabiri, kuwa kane ndetse no ku cyumweru, iyo minsi yombi ni iminsi hajyaga haza imodoka kwa Kazungu, hariya yari acumbitse mu Busanza, hariya yakodeshaga. Umuryango utarakingukaga, abaturage benshi iyo uganiriye nabo batuye hariya bakubwira ko hari urugi rutajyaga rukinguka, bakibaza uko bimeze ariko ntibatekereze neza ukuntu ntibabashe kwihereza igisubizo. Icyabaye rero kuri urwo rugi rutajyaga rukinguka, hari amakuru avuga ko urwo rugi rwacagamo imodoka, zabaga ari imodoka ebyiri zazaga muri iyo minsi nakubwiye hejuru. Hari imodoka yo mu bwoko bwa Korora, imodoka y'umweru, hakaza n'akandi kamodoka gatukura. Ubwo imwe iyo yazaga kuwa kabiri, kuwa kane hazaga indi kaza ku cyumweru. Bikekwa ko izo modoka arizo zabaga zije gutwara bya bice nakubwiye Kazungu yabaga yakase ku bantu. Uri kumva neza? Ibi bintu biraremereye monje, ndagira ngo banze ubyumve neza. Izo modoka ebyiri zazaga muri iyo minsi zabaga zije gutwara bimwe mu bice Kazungu yabaga yakase kuri ba bantu yishe. Tugatekereza duti Kazungu ntago ari igicucu nk'uko abantu babivuga, ntago ari umusazi. Reka twibukiranye, mu rukiko yavuze ati yabajijwe impamvu yishe bariya abantu, aravuga ati ngewe impamvu nabishe, bariya bose banyanduje sida, niyo mpamvu nabishe. Bahita bibaza uti se abantu 13 nubwo aribo umaze kutubwira already, Kazungu niwe wivugiye ati iyi mibare niyo y'abantu nishe, aba babiri nabatetse mu nkono. Ibyo niwe witangiye ayo makuru. Ese abo bantu 13 bose bakwanduje sida? Urumva abashyizemo urujijo aho ngaho, abantu bahita batekereza abantu 13 bose bamwanduje sida, bimeze bite? Uyu mugabo Kazungu ni umugabo udasanzwe, ni umugabo uteye ubwoba. Narakubwiye ngo yabaye umucancuro. Abantu benshi nabonye bavuga ngo yakoreye hehe ikosi, ariko se mbabazi, ntago ayo ari amakuru ushobora kuba wamenya ngo uvuge uti yabikoze uko nguko. Icyo tuzi, amakuru dufite nuko uyu mugabo Kazungu yabaye umucancuro. Uri kumva? Ntago rero ari umusazi nk'uko abantu benshi babivuga, ahubwo ibyo akora nyine aba afite abantu bamusunika, abantu akorana nabo. Bikekwa ko abantu Kazungu akorana nabo ari abahanga ku rwego ruhambaye kandi bakaba ari abakire. Twibuke neza ko hari amakuru yigeze guhwihwizwa, ariko avuga ko ntabwo tuyafitiye gihamya 100%, avuga ngo Kazungu kuri konte yiwe yerekanye ko basanze hariho 400,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Ayo ni amafaranga menshi, n'amafaranga yasanzwe kuri konte ya Kazungu. Bishoboka ko nyine yayakuraga muri iyo business yakoraga yo gucuruza bimwe mu bice by'imibiri y'abantu. Uri kumva urwego rw'ayo mafaranga? Ariko se nanone dutekereze, Kazungu kwirega akavuga buri kimwe cyose
ibintu byose akabivuga. Tuvuge yuko ari uko akunze kujya kuba hariya imageragere, ni uko akunze kujya gufungwa. Ibi bidutere gutekereza, tuvuga uti buri kintu kimwe cyose, amakuru yose yerekeye na Kazungu, ibyo yakoze niwe wabyitangarije. Aravuga uti ngewe mfite aba bantu aba n'aba yishe. Ndumva niyo mpamvu tutajya aho ngaho ngo twicare ngo twemeze ngo Kazungu ngo yishe abantu 14, ngo 2 bateka mu nkono, ngo 12 nibo babonye. Yes, abo nibo babonye, ariko ntago bita bisobanura neza umubare wabo yishe. Ntago mpamya ko Kazungu ashobora kujya hariya ngo avuge ukuri neza kw'abantu yishe. Birashoboka ko izo modoka nakubwiye zajyaga ziza, abantu ntibamenye aho zigiye. Uyu munsi bakaba aribwo bari gutekereza ngo za modoka zazaga, uzi ko zishobora kuba zarazaga gutwara bimwe mu bice. Birashoboka ko izo modoka wenda zanazaga zikahita zitwara n'abandi bantu, abo bakaba bataramenyekanye kubera ko batigeze bababona. Kubera ko uyu munsi ubwo bamenyekanye nabo ngabo 12 basanze muri urwo rwobo, nabo 2 bandi avuga ko yatetse mu nkono. Uri kumva? Ibyo byose rero ntabwo wajya hariya ngo uvuge ngo ufite amakuru yabyahagije. Gusa icyo tuzi ko nuko amakuru twamenye, uyu mugabo Kazungu afite bamwe mu bantu bakoranaga b'abanyamahanga, akabashyira ibyo bice by'imibiri y'abantu. Uyu munsi ushobora kumva ngo twagiye twumva amakuru avuga ko hari bamwe mu bantu bajya bapfira mu bitaro yewe bya hano mu Rwanda, ariko ba bantu kubera kubura wenda ubakurikirana, cyangwa se kumwe twumva itangazo ngo runaka, ngo ibitaro runaka birarangisha umurambo wabuze nyirawo, ngo yazaze kuwushyingura narenze izi tariki, uwo murambo uzashyingurwa n'ibitaro. Ngira ngo amatangazo nk'ayo, sinzi nimba mbivuze neza, ariko amatangazo nk'ayo mujya muyumva. Iriya mirambo ibura nyirayo, hari inkuru igeze guhwihwiswa mu minsi yashize ivuga ko hari bimwe mu bice bayambura, ishobora kuba impyiko, ishobora kuba urugingo rumwe runaka, ku buryo kubera ko bashobora kuruhereza undi muntu ufite ikibazo cy'urwo rugingo, nyamara upfuye rufite rukora. Yes, hanyuma bakarukuramo bakaruhereza undi muntu. Birahita biguhereza igisobanuro neza ku bw'abo bantu bajyaga baza kwa Kazungu, nimba koko barabaga baje gutwara imirambo bimwe muri ibyo bice by'abo Kazungu yicaga. Uri kumva? Abo bantu ibyo bice nyine barabijyanaga bakabigura na Kazungu, bafite ibindi bajyaga kubikoresha. Urumva nyine niyo mpamvu mubwira ngo ntabwo twakemeza neza nimba koko abantu 14 aribo Kazungu yishe. Ejo narakubwiye ngo Kazungu ni umugabo ufite ubugome budasanzwe, umugabo ubikora kandi ukora ibintu byiwe ari seriye. Nakubwiye ngo ageze muri gereza aho bari bagiye kumufungira, amakuru dufite nuko ingeso yanze, bajya kumunyuzura akarwana. Yewe ngiyo hataba n'inzego z'umutekano ngo zihite zivuga uti zihoshe ayo makimbirane, twari kuba tuvuga ibindi, twari kuba tuvuga izindi nkuru. Nawuze mbona abantu benshi bakomantinga bavuga ngo uriya mugabo ikintu akwiye guhembwa nk'umuntu wakoze biriya byaha byose, batitaye ku mubare w'abantu yishe, bashingiye ku buryo yabishemo n'ibikoresho yakoreshaga n'ubugome yakoreshaga. Buravuga ati Kazungu ntago akwiye gufungwa. Bamwe baravuga ati akwiye gushyirwa ku karubanda, bakamukubita igisasu nawe bakamwica akavaho. Uri kumva? Ariko nanone abandi bakavuga uti
oya, ibyo ntabwo byaba ari byo. Ntabwo Kazungu akwiye kwicishwa isasu kubera ko hashingiwe ukuntu abo yishe. Narakubwiye ngo yabicishaga amakaramu, niko yivugiye we bwe, amaturunevisi, inyundo n'utundi tuntu turi aho ngaho tworoheje. Hashingiwe kuri ubwo bugome yakoresheje rero yica abo bantu. Ntabwo Kazungu ari umwicanyi wakakwiriwe kwicishwa isasu. Ibyo ni ibyifuzo by'abaturage. Akwiye kwicwa umunsi urenze umwe ari kwicwa. Ukuntu babisobanura ukuntu akwiye kwicwa ni ibyifuzo byabo hakurikijwe ubugome yakoresheje yica abantu. Ni ukuvuga ngo umunsi umwe bakamukata akaboko, undi akaguru, kugezaho neza bazagera ku mutwe nabo bakawukata. Ibyo ni ibyifuzo bya bamwe mu baturage bumva neza ubwicanyi ndengakamere Kazungu yakoresheje, amatekinike yakoresheje, ibikoresho yakoresheje yica bariya bantu yishe. Bakavuga uti ubwo nibwo buryo bwonyine tubona bwagakoreshejwe kugira ngo Kazungu yumve ko icyaha yakoze kiremereye. Twibuke neza Kazungu ubwe yarivugiye uti ibyaha nakoze byose ndabyemera, ariko ndagira ngo mbabwire yuko ntago ari ibyaha byoroheje ku buryo dushobora kubikinamo agapira, dushobora kubifata tukabikinamo agapira. Abwira abacamanza uti baro ni iyanyu, nimuyicunge neza itabaca mu maboko. Ayo ni amagambo Kazungu yitangarije. Ngira ngo uri kubyumva. Wenda sinzi ubutaha tuzagaruka, kuko Kazungu ahari araganira, aho afungiye ahantu ha wenyine, ariko n'ahantu ahabwa umwanya wo kuganirizwa akavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Iyi minsi 30 nishira y'igifunga hawe azagaruka mu rukiko, aze kuburanishwa ibyaha byiwe, hanafatwe anafatirwe ibihano nyine bizaba bigenewe bihwanye n'ibyaha yakoze. Ubwo nibwo tuzagenda tumenya ibindi bivugwa kuri uyu mugabo. Nyemerera rero nimba utarakora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana no makuru yacu umunsi ku wundi, yikore, hanyuma ujye ubana natwe buri munsi umenye ibintu byinshi biba byaciye hano kuri Star Galaxy TV. Nita Kebrice umugwaneza imfura y'u Rwanda. Nyemera duhure n'ubundi muri video zitaha.